So maybe urakoze wenda nabacyaho muri bice by'ubuzima bwanjye. Ngewe ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda twari tubayeho nabi, ni ukuvuga ngo mama wanjye yari mushiki wa perezida Mobutu Sese Wazabanga. Yari mushiki wa perezida Mobutu Sese Wazabanga. Twebwe duturuka muri Bangwani, tuvuga Iringara. Iyi niyo yabanje natsindiye bwa mbere. Iyi ngiyi niyo natsindiye bwa mbere, niyo nacirinze Male Model of the Year. Male Model of the Year. Nyuma ya Rwanda Global Top Models. Then nyuma yaho naje gutsindira iyi ngiyi yo muri Supra. Supra ni iyindi kampani nayo, Supra Model Rwanda. Yego. Gatanu uyu mwaka turimo niyo naje gutsindira iyi Karisimbi Events. Karisimbi Events Best Private Model of the Year. Hello lovely beautiful people, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mande zigiye zitandukanye. Ndizera ko muri amahoro. Nanjye ndagarutse, we back again. It has been a while tutakora kuma interviews, ariko uyu munsi we back again muri interview nziza cyane iryoshye, tugiye kwigiramo byinshi bitandukanye. Ntabwo ndi nyine mu kiganiro, ndaza kuba ndi kumwe n'umuntu wa n'imideli beza cyane mu Rwanda no muri East Africa muri rusange, even Africa yose. Ni umunyamideli beza dufite cyane. Turaza kuganira ku rugendo rwe, turaza kuganira ku bijyanye n'imideli, aho yamuvanye n'aho imaze kumugeza kuri ubu ngubu. Gusa icyo ngusaba, kuri wowe utarakora subscribe kuri Legend Nations TV, nemerera nyibutse gukora subscribe kugira ngo turusheho kubana mu bihe bigiye bitandukanye, ariko nanone twagure umuryango mugari wa Legend Nation TV. It's your boy Misha Mwiza Axel Bahikaza. Reka nanone nongere nsuhuze umuvandimwe turi kumwe hano, Mr. Tekino International Model. Meze bite brad? Meze neza. Namahoro. Kakaba rero nguhaye ikaze ku muryango mugari wa Legend Nations TV. Ndagira ngo dutangire wibwira abadukurikiye, wibwira abakunzi bacu, kugira ngo nabo muri rusange bagire ishusho ngari y'umuntu tugiye kubana muri iki kiganiro kiza cyane, kiza kuba kinogeye ijisho, ariko namwe turibuze kwigiramo byinshi mu rubyiruko muri rusange. Murakoze. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, nitwa Shogoza Jean Tekino. Naravutse tariki 10 z'ukwa 11 1999. Nkaba narigiye amashuri yanjye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, primaire ya university. Nkaba narasoje university 2019 at International University of East Africa under Business Administration. So anyway, thank you. Wow, that's so lovely. I'm very proud to host you here today. Ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Abantu benshi Tekino ntabwo ari izina ritoya, ni izina rinini cyane abantu benshi bamaze kumenyera. Tekino ni ki cyakwensipiye kugira ngo bisange mu mideli? Inspiration yaje byari byakuje mu bite? Murakoze. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byari bindimo, ariko ntabwo njyewe nari nakamenye ngo ni ibiki. Ariko kuva nabitangiye guhera muri high school, ariko cya bindi nyine byo birazi ibintu biri muri high school ni ibintu byo gukora ariko utazi ngo nitara yawe, nyine mukajya mu katimu kaba fashion, mugakora nyine bira byo kwishimisha. Ariko cyaje kuza neza muri university, niko nabonye koko impano nkora ari ibintu ukora ari ibintu bikurimo nka talent. Fashion iri mu buryo butandukanye. Wowe fashion yawe, style yawe uyikora gute, ni iyi? Murakoze. Muri fashion dufitemo commercial, dufitemo Miss and Budget, kagiramo na catwalk. Yes, so iyanjye ngewe uruhande rwanjye aho muri kimideli ni catwalk. Runway ya catwalk ni ukuvuga ngo ngaragaza cyangwa showcasinga umwenda wo mu designer. Ntabwo ngaragaza ngewe isura yanjye, ariko niyo kategori cyangwa se niho mbarizwa. Tekino, ni
passion cyangwa se ibindi bikorwa byose bisaba ko umuntu yexpose kuri social media platform, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye muri iyi minsi. Reka mbivuge gutyo nka Gen Z, urubyiruko rufite imyaka mitoya kuri ubu ngubu usanga ari conflict iba hagati yabo n'ababyeyi, kubera ko bo bifuza kubikora ko babifitemo passion, kwa ko babifitiye urukundo, kwa ko banabibonamo akazoza k'amafaranga, ariko ugasanga ababyeyi bo ntibabibona gutyo. Ababyeyi barababwira ngo oya kwikora ibi, kora ibi, bikora ibi, kora ibi, ugasanga ni conflict iba hagati y'abana n'ababyeyi. Modeling, designing ni ikintu gitunga umuntu cyagira aho gikura umuntu naho kimugeza. Murakoze, no kuvuga ngo yego aba ni ikintu gitunga umuntu, kubera yuko akazi kose ni akazi. Ni ukubera yuko wenda urugaga rw'imideli cyangwa se abamurika imideli cyangwa se abakora imideli ni abadesigner n'abafoto, ni ukuvuga ngo ntabwo ruragera kuri ya level mu by'ukuri umuntu wese cyane cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda nyine uburyo umubyeyi yabyiyumvamo, ariko ni akazi n'akandi kandi katunga umuntu, kubera yuko ndashima Imana ko hari abagiye batubanziriza nka ba Franco mu bihe byabo mwabonaga ko byari ibintu bigoye, ariko ubu ngubu at least hari level tumaze kujyaho. Ubu ngubu murabona amashow atandukanye agenda aba za Trace Award, za The Stage n'andi mashow atandukanye agenda aba zitandukanye za Karisimbi. Ni ukuvuga ngo hano ko ari ikintu kigaragara. So ni ukuvuga ngo rero ntabwo wajya muri izo show utari buhembwe. Turahembwa nk'uko mubona abakinnyi b'umupira bagenda bagakina umupira, nabyo ni akazi n'ibindi. So icyo nabwira umubyeyi uri hanze, umwana uri hanze, ikintu cyose ukoze fashion nayo ni akazi, kuko nk'uko turi aha n'ubundi turi gukora akazi. So urahembwa. Wow, so lovely. Nuvango ababyeyi bari hanze ngaha, abana bafite bumva bifitemo impano zitandukanye, muri kabana bashabika ibyabo, ko muri no minsi ikintu kijyanye na talent, ikintu kijyanye n'impano karemano y'umuntu ni kimwe mu bintu biri gutunga abantu benshi, nk'uko wari bigarutseho umupira w'amaguru, abahanzi batandukanye mu njyana zitandukanye, abakinnyi b'amafilme, bimwe mu bintu biri kuzamuka kandi bigatunga abantu. So reka two kurimita abana bacu, reka two kurimita abana bacu. Teke, mbere yuko watubwira urugendo rwawe ko ari impano yakukirigise kuva kera yakuzamutsemo mu bihe byo hambere, wowe ukiri umwana, usibye ko ari ibintu wakoraga high school na group, ari ikintu tujya twita peer pressure, niwe ukisanga mu gikundi gikora ibintu, gikunda ibintu, nawe ukisanga wabikoze. Wowe ubundi ukiri mutoya wumvaga inzozi zawe ari ukuriki? Murakoze, njyewe rero buriya akamisawa inzozi zanjye numvaga nzaba umuganga. Oh wow. Kubera ko bitewe n'ubuzima nakiyemo bugoye, ntabwo iwacu twishoboye, twari abana bo mu bakene cyane, ariko Imana yaraduhaye ubwenge. So rero n'umubyeyi wacu n'ukuntu yaratubiriyeho karume cyane, yumvaga umwana we mbese ibyo bintu byo kwanga by'amatara yumvaga ari nk'ibintu byaranagoye no kugira ngo umuryango wanjye bazanyumve cyangwa banabisabye. So muri njye numvaga ko nzaba umuganga, ariko nyine biza kurangira nyine bihindutse gahunda atari uko bigenze, ariko njye mu buto bwanjye numvaga ko nzaba umuganga nkajya mvuga, kubera ko nari mfite n'abanko wanjye b'abaganga b'abadogiteri, ariko ntabwo uko byagenze. Gusa nari mfite impano nyinshi, njyewe nabaye n'umwantirete, nari nzi kwirukanka, nakinnye basket, nyina volleyball, ariko passion yanjye yari ukuba umuganga, ariko uko nkura nyine byagiye bicenge. Wow, that's so sweet. Reka tugaruke, nyemerere kubigarukaho, ariko reka tugaruke inyuma ku nkuru y'ubuzima bwawe. Nk'uko umaze kubitubwira, umwana wakuriye mu muryango utishoboye, hari igihe njya mbivuga aho umuntu akura akennye byinshi mu byo afite, ukaba hari ibintu byinshi ukeneye cyane 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 kurusha ibyo ufite. Nkeka ko hari benshi muhuje inkuru, hari benshi bafite lifestyle imeze gutyo. Wowe
kugeza kuri ubu ngubu iyo usubije amaso inyuma ukabona byinshi byahindutse mu ntumbero yawe ubikesheje fashion designing ukora ubu ngubu, ni iki wabwira abana bari hanze aha ngaha? Hari abana benshi bari mu buzima bumeze gutyo ariko bafata imyanzuro twakita ihutiyeho, ariho rimwe na rimwe usanga na future yabo ipfiriye mu myanzuro bafasha ako kanya. Wowe n'urwo rugendo wanyuzemo ukigobotora ibyo bihe hakaba ari aho umaze kugera ubu ngubu, reka ko byanze bikunze ufite inkuru yafasha benshi. So maybe urakoze wenda nabakira muri bice by'ubuzima bwanjye. Jewe ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda twari tubayeho nabi, ni ukuvuga ngo mama wanjye yari mushiki wa perezida Mobutu Sese Kabanga. Twebwe duturuka muri Bangwani, tuvuga Iringara, ariko wanjye yari umunyarwanda yashatse abagore ariko mama amaze gupfa. Uye niho ubujyane y'ubuzima bwanjye bwaje gutangira kuba bubi. Mama wawe yapfuye ufite imyaka ingahe? Uri uruhinja? Njye ntabwo nzi ariko bashaka mu mutashaka bamaze kubakora bisha inzira y'amazi. Nyine agatubakora turagenda tuzinyura duhungisha. Ariko tugeze mu Rwanda nyine niho ubujyane y'ubuzima yatangiye. Wawe yapfiriye mu Rwanda, yapfiriye muri Congo? Okay. Ariko ubwo yapfuye njye ndi umwana, reka bakuru banjye bo barimo bakuru nibo bazi lifestyle cyane nibo baba bazi mama, ariko niyo banyetse. Wowe uri umwishywa wa perezida wa Congo Mobutu Sese Kabanga. Reka ko n'umwe mu baperezida ubu ngubu kugeza ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kuyoborwa n'abaperezida batanu, Mobutu niwe atari uwa mbere n'uwa kabiri. So twari mu inoza y'aba Bangwani, so urumva ubuzima bwaje kugenda gutya. Bangwani ubwo uraza kuyangara kuvuga ngo habamo muri Congo harimo amatribe, habamo tribe nyinshi, harimo Bangwani, harimo niyo bavuga n'indi zitandukanye, ariko twavuga Iringara, ariko tuba muri presidence kwa Mobutu. Ariko ubuzima nyine buza guhinduka kugira ngo ko nyine duhungisha. Aduhungishije rero tuza mu Rwanda. Noneho tuje mu Rwanda ubuzima nibwo bwatangiye kutubera bushya. Ubuzima burakakara no kugenda ndi kwihutisha no kugenda tuba mu ba step mother niba dukunde no kuvuga ngo njyewe n'umubyeyi nabaye nka step mother, njye ntabwo nzi ko mama yapfuye, ariko bitewe no ko akunda uzanye umubyeyi sana wazana amazi akayakumenaho bagenda ngo yishire nyoko gutyo, ariko ubwo najya kwa my grandmother namubwira ibyo bibazo ko njye namwitaga mama uwo your grandma from your father's? Yes, from my father's side. Okay. So ntiwambwira turiya si mama wawe uzagenda ubwiresa mbi mubajije mbona biramucanze yanga kumubwiza ukuri abyitaho, ariko nyine ngeraho nanjye no kugeraho njya no kuba mu muhanda kubera life yaje gukomeza akakarika nabi mbi byataye. So nabaye muri street like for 3 months cyangwa 4 months. Naho ndabukiye ngerageje kubana na mukuru wanjye nawe akajya ndaza muri wese life iba mbi cyane, ariko ndashima Imana ko all of that ibyo byose naciyemo nabashije no kumbona umugira neza hanjye hanze kandi mbasha kwiga soza amashuri yanjye. So iyo yari just a short of life ko naza kugira ndende. Nyaka ko kuri personal life yawe nibiba ngombwa ko tuyisharinga abantu twazategura n'ikindi kiganiro. It is a long story. Katwigarukire ku mideli, twigarukire kuri kariyeri yawe, ibya personal life ni dukenera cyangwa se na feedback z'abakunzi bacu ashobora kuyidusaba nanone, kandi we are here for them. Tuzagaruka tuyitegure ikiganiro cyiza. Watangiye imideli mu muhe mwaka? 2018. Mu rugendo rwatangiye gute? Challenge wahuye nazo ni izihe kugeza ubu ngubu? Twinjire muri kariyeri noneho. Okay, murakoze. Nangira imideli natangiye 2010. Ndi muri University ya International University of East Africa Uganda Kansanga.
aho ninjiye njya muri competition ya Rudasumbwa na Nyampinga kuko baca Miss and Miss Universe. So kubera ko twari dufite amasosiyasiyo ama-university nyine mu gihugu muba mufite ama-association n'abasudani abanyarwanda amaho muhurira, noneho njya mu marushanwa mbona ndanatsinze, so yatara yanjye urumva no kongera muri university advanced muri thinking capacity. So n'inshuti yababwiye atari ko turabona ibintu bikurimo kuko njyewe ntabwo batozaga abandi, ariko coach yaza akabona njyewe ngize mbifata ngo baciye ibintu warabikozeho navuga ati byaje just byo kuko se mbona maze nyine ukumva doko ni ikintu cya kindi. So guhera aho maze no gutsinda nza kujoininga agence yitwa Black Models yakoraga Kenya Uganda. So rero aho natangiye cyane yanjye ubu mu modo kumva ko ibintu ngomba kubikora nuko nabyinjiyemo. Wabyinjiye mu rugendo rutangirira ubudahagarara. Nyuma yaho rero urugendo rwakomeje gute? So ubwo aho ngaho Uganda ndangije naje kuza mbere ko nza mu Rwanda nabanje njya Nigeria ko nanjye n'inshuti yanjye tujyayo kubera ko nigiyeho no muri South Africa high school i Johannesburg, ariko sinigeze masoreza ndagaruka. So twari dufite izindi turi gupanga tugenda muri Nigeria nza kuhahurira n'umudizayina nyine turapanga kuza mu Rwanda. Tuje mu Rwanda haza kuza ibintu bya COVID 2019 2020. So ubwo plan twari dufite isa nk'ihagaze, bisa nk'ibizambye. Mwabonye nyine COVID ko ibihe bya COVID byakomye mu nkokora imishinga y'abantu benshi. So urumva ibyo byaje, urumva ni bimwe muri mu mbogamizi nagize ya mbere kuko nari mfite ibintu natangaga. Nari mfite ibintu natangaga birapfa nyine, nta kundi ntacyo nakuhinduraho, ibihugu byari byafunze imipaka, so nta yandi mahitamo nari mfite. Ariko nyuma yaho nza gukomeza nkora ariho naje natendinze irushanwa rya Rwanda Global Top Models Ikamba, ryarihurijwemo n'abamurika mideli bari baturutse mu bihugu bitandukanye. Dutangira twari nka 600, ariko kubera bagendaga bajonjora yanjye nyine bahisemo 6 ba mbere. So hari pre-selection, hari na final. Iryo rushanwa rya Global Rwanda byabereye mu Rwanda. Byabereye mu Rwanda 2023. So ryari irushanwa rikomeye, ariko nariciyemo ndabikora, ndangije kubikora ndanatsinda, mba n'umutopu modo. Aho ngaho rero niho natangiye kumenyekana cyane, izina Tekino riramamara, ariko mu kwamamara ubwo ndakomeza, nubwo naje kongera kujya mu rindi rushanwa rya Karisimbi Award, kuko Karisimbi iragaruka iri inshuro ni irushanwa ngarukamwaka. So nigiyemo nawe nsindira mu best male model byo ndayachivinga, ariko hagati aho nari hari kampani wenda sindi urivuga izina yagombaga kuntwara hanze, yangije iranyambura ntiyantwara, itwaramo undi muntu. Ariko nyine wumva iyo ni bimwe mu mbogamizi, some kind of disappointment. Urabyumva muri Karisimbi event nyeka hari igihembo wanegukanye, uretse icyo kuba warakegukanye gusa sinzi. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko habanziye habanje iyi ngiyi. Ubu ni ukuvuga ngo iyi ngiyi
mwinyihanganiye. Iyi niyo yabanje natsindiye bwa mbere, iyi ngiyi niyo natsindiye bwa mbere, niyo nacivinze Male Model of the Year. Male Model of the Year, nyuma ya Rwanda Global Top Models. Then nyuma yaho naje gutsindira iyi ngiyi yo muri Supra ni iyindi kampani nayo, Supra Model Rwanda. Best Model of the Summer 2024. Muri Summer. Noneho 2025 uyu mwaka turimo niyo naje gutsindira iyi Karsimbi Events Best Private Model of the Year. So urumva izi ni achievement nagiye mbona mu gihe gito, kandi nshimiye Imana kuko yagiye inshoboza mu bintu byose nagiye nkora. That's so sweet. Yes. So ikindi ni ukuvuga ngo muri jame bisaba kwihangana. Nagiye nihanganira ibintu byinshi, hari imvugo nyinshi zitari nziza, ibinyamakuru bigenda bikubaza ibintu bitari ngombwa, babaye ngo se ngo ko tuzi ngo abanyamideli gutya na gutya ngo harimo ubutinganyi. Icyo ni kimwe mu bintu nari nifuje ko turi buze kuza kugarukaho. Urumva ni ibibazo byagiye biba. So ariko mu mideli buriya ni naho hantu hakaze, niyo mpamvu nabwira ati wowe uri hanze hariya, wowe ushaka kujoininga ni bikomeye nta nubwo byoroshye. So biba bisaba kwihangana, biba bisaba guhora uhozaho kandi uzi icyo ushaka. Njye Tekino namenye icyo nshaka, nigumaho nyirambaho, niyo mpamvu muri kubona ndi Tekino w'uyu munsi. Okay, that's nka Tekino. Ukurikije urugendo wabayemo, aho byavuye byatangiye nk'imikino, ndavuga kabere yawe ya modeling itangira nk'imikino kugeza aho wegukana ibihembo biri ku rwego rwa international n'ibingibi, n'ibyiyumvo ki n'amarangamutima ameza tuba wiyumvamo muri wowe nk'iyo urebye urugendo rwa kariyeri yawe n'aho rugeze ubu ngubu, kuva ku kuba mu muhanda w'imfubyi ukiri mutoya bikagera ku rwego rwo kwegukana ibihembo nk'ibingibi biri international. Ni ikintu kivuze iki cyangwa bikunda bifite igisobanuro kinini kuri wowe? Cyane cyane first of all ndashima Imana kubera yuko yanije ubuzima, na n'ubu ndacyahari, ndacyabaho, meze neza. Ikintu cya mbere byanyeretse ko Tekino nshoboye kandi hari abanyigirira icyizere. Nabanje nigirira icyizere, ndanje kwigirira icyizere, n'abanyarwanda bangirira icyizere. Impamvu bagiye bantora nuko bari bambonagamo ko nshoboye mu bushobozi bwanjye. So byaranshimishije cyane kubera yuko mu Rwanda wubaka izina kuruta uko wakwinjiza amafaranga. So waba ushobora kuba ukibaza se gute waba ufite achievement, ukumva ese ni gute yagiye akunguka. N'ubu n'iri ya Karsimbi naberetse ya mbere, iyi ngiyi iyi ya mbere yatumye mbona connection yo kwamamariza Inyange. Namamarije Inyange nubwo kontra yanjye nayo yarangiye, ariko Inyange kontra yanjye yarangiye mbonyemo miliyoni 2, kandi ya awadi ni amafaranga nigeze nyikuramo. Iyi yari achievement ariko yajyanye na kampani y'Inyange. So urumva ko ni ikintu achivinze nko mu modoka. I'm not sure ko mu gihe gito maze n'abamurikamideli bari mu Rwanda sinzi nimba hari urabona ayo mafaranga n'abajya hanze izo connection na none. So iyi achievement ya Summer yayo barayimaye bayimeraho n'ibihumbi 100 yajyanye n'igihembo cy'iyo. Ariko nayiboneyeho opportunity yo gukorera mu ndirimbo zitandukanye, arizo Basori ya Precision, Edeni, Stop, Jugumira ngira ngo yakoranye na Kevin Kadesh, Niriya Twinywere ya Kevin, Vanilla ya Marina,
na radio ya Renaissance. Urumva kandi ayo manuza nakoragamo baramembaga kandi ntabwo najyaga hasi y'ibihumbi 100. Urumva ko iyo ari achievement kandi urumva ko ari uguhembwa. Sure. Ikigaragara cyo nuko fashion modeling ntabwo ari ukumurika imideli n'imyenda gusa. Hari izindi opportunity n'imiryango yindi bifungura nk'uko uri kubitubwira. Ari nacyo ahanini abantu benshi batangiye kukumenya no beside ya fashion, kuko ntabwo ari abantu benshi burya bakurikirana imideli, ariko benshi batangiye kukumenyera mu maklipe y'izo ndirimbo, cyane cyane mu ndirimbo za Chris Easy abantu benshi bakunze kukubonamo cyane. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko fashion hari akantu uvuze uti hano mu Rwanda bisaba kubaka izina kurusha gukorera amafaranga. Icyo kintu rero nicyo kinanira abantu benshi, iyo patient yo kwihangana niho usanga urubyiruko rwinshi biri kubananirira ubu ngubu, ugasanga noneho batangiye gukora ahubwo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwiza bunabangiriza ubuzima. Wowe iyo patient ntabwo yaje vuba, ari ikintu cyihuse wabanje kubaka izina nk'uko bitubwiye, ari naho rigeze ubu ngubu ko ari izina rikomeye. Tekno, iyo umuntu avuze Tekno mu mideli bisobanuye ikintu gikomeye cyane, ari naho mvuga ni ko chapeau kabisa brother, ko chapeau kuri icyo kintu. Burya ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo uteye intambwe imwe Imana itera 100 kugira ngo itera 99 kugira ngo byuzuye 100. Nawe urwo ruhare rwawe ni rwoko. So ndagira ngo tugaruke kuri kwikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga, iyo patient yo kugira ngo nkore iki kintu nubwo nta mafaranga nyikuyemo by'aka kanya, ariko we never know, ejo mu gitondo nuzi wambonye, nuzi warebye, ejo mu gitondo nagira amahirwe yo kubona contract yo kwakorana n'Inyange. Inyange ni uruganda rukomeye cyane hano mu Rwanda. Nagira amahirwe yo gukora mu maklipe atandukanye y'abahanzi bakomeye hano muri Kigali no mu Rwanda, even na East Africa muri rusange. Ijambo rimwe ku rubyiruko rushaka kwinjira muri ibi bintu, yaba fashion, yaba mbega rushaka gukoresha imbuga nkoranyambaga, niyo jambo wababwira bazikoreshe bate, bakora iki? Urakoze. Ikintu gihe nabwira urubyiruko, icyo nababwira nuko bagomba gukoresha icyambere imbuga nkoranyambaga mu buryo bubabyariramo umusaruro, apana mu buryo bwo kwiyandagaza, bwo kujya gutukana cyangwa se kujya kwiyabonesha ngo bagaragaze ko hari icyo bafite kurusha abandi. Ahubwo koresha izo mbuga uzibyazamo umusaruro. Kubera yuko ntabwo nka example nk'iyi award ubu mfite contract ari amasezerano nasinyanye na agence iba hanze. Nagiye no gukora testation y'ukwezi kwashize muri Nigeria. Ubu very soon biza nibiba bigize ndaba ngenda. Ni kubera iki? Kubera ko nabashije gukoresha iyi award nabonye, mbasha kuyamamaza ku mbuga zanjye, mbasha gushiraho ndiwe nyine mvuga ibigwi byanjye, kandi nabikoresheje mu buryo bwiza, sigaye mu buryo bwabo kugira ngo njye kuba proud cyangwa se iki, useko no kuba proud byemerewe ko ni ibintu nakoze. So rero koresha nimba uri umumodo, ni ukuvuga ngo nimba uri umumodo wikoresha ibintu by'ababyinnyi. Nimba uri umumodo ushaka kugaragaza, kwereka umuntu uri hanze akubone, nuvuga ngo urashiramo urakora amafotoshoot ugaragaza achievement zawe, ukora catwalk, uri kumva nyine kugira ngo wa muntu nakubona anabone uyu muntu koko arabikwiriye, kandi umuntu nakwaproachinga ugica bugufi nyine, kuko abakiriya baba batandukanye. Umukiriya aba ari umwami, jya umusubiza neza, ntukamutuke. Bino by'urubyiruko njya mbona tuza tuje gutwika. Rero cyo nabwira urubyiruko ruri hanze, menya uburyo ukoresha imbuga zawe, menya ibyo ushiraho na message ushaka gutanga, aho ubundi sure. Fashion cyangwa modeling, abantu benshi bakunda kuvuga ko ari industry ibamo icyo twakita ubutinganyi, sorry to say so.
twagize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe ubibamo ubizobereyemo. Ubutinganyi buhuzwa na fashion kenshi, ubu bivugaho iki mu bantu babibamo? Ese nibyo cyangwa ni amakuru yo ku mihanda? Okay, urakoze kumbaza. Ubundi akenshi sinjya nkunda gusubiza icyo kibazo, ariko first of all ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, kubera ko batangiye kumbaza akazi. Aka ni akazi, ndi mu kazi. So icyo navuga, reka abantu bajye batandukanya gender identity and sexual orientation. Imiterere y'umuntu itandukanye n'akazi akora. Kubera yuko tugiye kuvuga ngo urwego rw'ubutinganyi n'umuntu uri muri ofisi, ntabwo umuntu bimumwandikaho, usibye tureke bari wenda babigaragaza bo babishaka bakabigaragaza. Ntabwo umuntu waba uri muri ofisi waba we, kuko feeling ni hormone z'umuntu zimurimo tutanakuramo, usibye Imana yabikora. So rero ibyo ko mubifata, umubyeyi uri hariya nimba ari nayo mpamvu ubifata gutyo ukaba wangira umwana wawe afite tara, ibyo ntabwo ariko bimeze. Ntabwo muri fashion habamo ubutinganyi, ahubwo ni akazi dukora nk'akandi kose, nk'uko wabisanga no muri ofisi, ni nk'uko banabisanga n'ahandi gutyo. So ibyo ntabwo ari ukuri, kandi iyo mentalite nasaba abirabura rwose cyangwa abantu bose batekereza gutyo ko bayivaho bakabireka, tugakora tukareba ikitubyarira umusaruro kuruta kureba ibidusubiza. Urakoze cyane kuduha ukuri ku bigendanye n'ibibera muri fashion. Ubwo kuba byumva gutyo, they have to change their mind. Kuko turi mu kazi, utamu wa kazi ni pesa. Wajavuga ngo mu kazi ni kazi, utamu wa kazi ni pesa. Reka dusoze mubaza ku mwenda wambaye, iyi style wambaye, modeli wambaye, uwo mwenda ni uwuhe? Mwenda ujyanye igihe ubwoko burya abantu bajye babimenya, uwo ni ubuhe bwoko? Ni ukuvuga ngo murakoze, njyewe mfite designer murana nawe, bamwita Orlando Lawrence. Actually ni one of the best designer guys hano mu Rwanda. Orlando Lawrence, cyangwa se mu magambo ahinye ni Oro. Oro, mugende musakinge ku mbuga ze, ni Oro, muramubona. Uyu mwenda nambaye ni ukuvuga ngo uru ni urwego, babita urwego. Iyi ni ipantaro ya tise y'umukara, tise nyine uvuga ngo tise, ariko ni material nziza utapfa no gusanga ahantu hose. Numva yasinjya mpfa kwambarira abadesigner bayo bose. Murabona n'uyu mwenda, uyu mwenda urabona ko nayo ni tise nziza, kandi hano bakwambika bakurikije nyine uko bakubonye, kandi urabona umwenda wabo ufite message. Uyu ni urwego, so ni umwenda mwiza muranabibona guys. So nagana kuri Orlando Lawrence Fashion Design no kuri Instagram zabo, mukabasacinga mukabakurikira, kandi ibiciro byabo biri hasi kabisa. Hanyuma wowe ku bakunzi ba Radio Nations TV badukurikiranye mu kiganiro uyu munsi tugiranye, wowe wagushaka kuganira nawe, kuba inshuti nawe, gukorana business nawe, social media platforms zawe ni zihe, yagusanga he? Urakoze cyane. Mboneraho nsaba n'abashoramari bari hanze, wowe umuhanzi, wowe mu business, wowe manager, kuko aba manager ntabwo ari ngombwa bagiye ngo baririmbe, natwe abamoto dukeneye manager. Urabona nkanjye nka Tekino nkeneye manager mfataho. Nimba uri hayo ukenewe kumbera manager, ngwino dukore. So muduha akazi, kuko turi hano kugira ngo tubamamarize, twambare ibyanyu. Ntabwo twamamaza imyenda yonyine, dushobora no kukwamamariza ibintu byawe ibyo ari byo byose. So nimero zanjye ni 078 5 08 17 18. 078 5 08 17 18. Instagram yanjye ni Shogoza, ni Jean, sorry nibagiye, ni Jean ariko iri mu magambo atari mu cyapa, small letters. Jean/Shogoza mu magambo nyine ari small letters 250 cyangwa se 250. Ni ukuvuga ngo Jean/
shogoza 215. Then TikTok ni @ja shogoza 947. YouTube ni shogoza ja. So aho hose mwankurikirana cyangwa mukamamagara mukamakazi tukabakorera ijambo. Reka tumushimire Cogozwa Tekino nuko mwamumenye, umwe mu ba design, umwe mu ba fashion beza dufite mu Rwanda batanga icyizere kugeza kuri ubu ngubu, yaba no mu karere kacu ka East Africa, even no muri Africa muri rusange, no muri international models, private international models. Reka tumushimire ko yaduhaye umwanya uyu munsi, mubwire ni Imana y'amahoro ikomeze kukwishimira kandi ikomeze kuguteza intambwe. Reka namwe mbashimire mwese bakunzi ba Legend Nations TV twabanye kuri wowe utarakora subscribe, nongere mwibutse kandi musabe gukora subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango mugari wa Legend Nations TV, aho duhura tukishima, tukanyurwa, tukanezerwa, isi yose turayikurura tukayizana mu biganza byawe. Nibisanzwe ni Mico Mwiza. Bashimiye kuri iki kiganiro, ni Lord to Fame twaganiraga na Tekino Jean Cogozwa kugira ngo tumenye byinshi bibera mu mideli yakoze, yatuganirije byinshi no ku buzima bwe buri personal. Twamushimiye cyane. Imana y'amahoro namwe ikomeze kubishimira, ndabakunda cyane. Ciao ciao.